turabasuhuje mwese muri uyu mwanya, ariko reka tubagezeho amakuru arimo kuvugwa yihutirwa mu kipe ya Rayon Sport. Hakomeje kuvugwa kugaragara uruntu hakomeje kuzamuka ikintu cyitwa umwotsi ushyushye ndetse ukomeye cyane nyuma y'uko APR igize gutya igatsinda Rayon Sport ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro. Abantu mwarebye umupira mwabonye ko Rayon Sport yari imeze nk'iri gukinira mu mazi, ntabwo yakinaga ngo umupira ugende pe. APR yarayirushije mu buryo bugaragara, yitsinda ibitego 2-0. Abantu rero benshi babonye uburyo imikinire ya Rayon Sport bavuze ko ibintu bikomeye cyane, bavuze ko Rayon Sport yikinishije mu buryo butari busanzwe, ndetse binavugamo ko yaba yarariye ruswa ngo yahawe kugira ngo yitsindishe kuri APR. Akaba ari impamvu nyinshi zivugwa, ndaza kuza kuzibabwira, ariko ubu ngubu none reka manze mere kuki abakinnyi bakomeje kwandikira ikipe ya Rayon Sport bayibwira ko badashaka gukomezanya nayo, bayisaba ko bagomba gusesa amasezerano. Ikindi cya kabiri bavuga ko badashaka kuzongera kugaragara mu mikino yose isigaye igera kuri 5 ikipe ya Rayon Sport izakina muri shampiyona igiye gusozwa. Bakavuga ko badashaka kuzongera kugaragara mu kibuga barimo gukina kubera ibibazo byinshi bitandukanye birimo iby'amafaranga n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka nitenza nivugira ku bintu bya Ombolenga we wasabye gusesa deja amasezerano. Ubu turi kuvugana ibaruwa yamaje no kwitanga, yageze mu buyobozi bwa Rayon Sport, nubwo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwo butari bwagira icyo bubivugaho, ariko iyi baruwa yamaje kuyandika ayihereza ubuyobozi bwa Rayon Sport, ndetse anavuga ko adashaka na rimwe kuzongera kugaragara mu mikino ikipe ya Rayon Sport isigaje gukina. Murabizi ko minsi yashize barimo bavuga bati batari hasi. Ikindi cya kabiri batashobora kuba yaranyuzwemo kugira ngo nawe ahabwa akantu. Barangije bagera gutya bamwaka umwanya barawufata bawuhereza Serumogo ari abari we ukina ku mwanya wo kuri mababa wa Rayon Sport. Murabizi ko ari abawinga. Hanyuma rero aho baboneye yuko uyu mukinnyi bafashe agasimbura Ombolenga Serumogo, aho baboneye yuko ibintu atari kugenda abikora neza n'atari kugenda akina neza, baravuga bati dukwiye gukora rotation no tukagenda tukagarura Ombolenga uyu nguyu Fitina Ombolenga Fitina. Hanyuma rero ariko nawe arababwira ati njyewe mwagize gutya mu nshinja ibintu bitari byo. Ikindi cya kabiri murimo amafaranga yanjye. Ikindi cya gatatu kuba mwaragize gutya mukansimbuza mugashyiramo Serumogo ari ati njyewe ntabwo nshobora kuzongera kugaruka, nshaka kuzongera kugaragara mu kibuga ndimo gukina ikipe ya Rayon Sport. Ndashaka ahubwo ko dusesa amasezerano ku mugaragaro kubera ikibazo cy'amafaranga yanjye mu ndimo n'ibyo bibazo byose. Urumva ko rero ibintu byakomeye. Uyu rero myugariro w'ikipe ya Rayon Sport akaba yandikiye ubuyobozi bw'iyo kipe bumenyesha ko ashaka gusesa amasezerano yari afitanye nayo, ndetse ibaruwa yandikiwe bwana Twagirayezu Stade umuyobozi wa Rayon Sport isobanura ko impamvu nyamukuru ari ukutubahiriza ibikubiye mu masezerano. Mu ibaruwa rero ya Ombolenga agaragaza ko hari ibyo bumvikanye bitubahirijwe, birimo no kutamuha amafaranga yiswe ayo bita recruitment fee, ndetse no kutamuhemba ku gihe. Ati ku bwumvikane kubera ko mutubahirije ibikubiye muri kontra harimo kutama recruitment yanjye yasigaye no kutamembera ku gihe. Uyu mukinnyi rero wahoze akina ikipe ya APR yaje muri Rayon Sport mu mwaka ushize, akaba yari yitezweho kongerera ikipe ubunararibonye ya Rayon Sport ndetse n'ubwugarizi bukomeye. Kugeza ubu rero ubuyobozi bwa Rayon Sport ntiburagira icyo butangaza kuri iyi baruwa, ariko ibaruwa deja yamaje kugira gutya arayitanga, yagejeje no ku buyobozi bwa Rayon Sport. Akaba yavuze ko impamvu rero ari ugusesa amasezerano nta kindi. Ati bwana muyobozi, ati mbandikiye ibaruwa ngira ngo dusese amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport ku bwumvikane kubera ko mutubahirije ibikubiye muri kontra harimo kutama recruitment yanjye yasigaye no kutamembera ku gihe. Hanyuma rero ati Mr. Twagirayezu Stade ndabashimiye uburyo mubyakiriye.
ahangaha ntabwo ari ibyo gusa, akaba we yavuze ko adashaka no kuzongera gusubira mu kibuga mu mikino isigaye Rayon Sports isigaje gukina. Murabizi ko izakina n'ikipe ya Rutsiro ejo bundi, ariko yavuze ko adashaka kutazongera kugaragara mu kibuga. Ntabwo ari ibyo gusa rero biri muri Rayon Sports. Andi makuru arimo kuvuga ko n'abayobozi ubwabo babandi b'abasaza baje bakishyira hamwe, bavuga ko bagiye kuzahura ekipe bakaza bakamenamo amafaranga bagategura match. Abo nabo bari kurebana ku jisho mu buryo bw'imitangire y'amafaranga. Ikindi cya kabiri, murabizi ko witwa Sadat nawe bari barazanyemo muri Rayon, ariko we rugikubita yagize gutya ahita avamo ugatangira kuyishyuza ngo miliyoni we yatanze ubwo yayiyoboraga. Bamubwira yuko ibyo bintu bidashobora gukunda kubera ko nta masezerano ahari cyangwa se ntaho byanditse ibintu biri aho ngaho, ndetse uyu Sadat agira gutya we anivanamo kubwe. Ageze aha ngaha aranavuga ngo we ashaka no kuzagira ngo azagure Rayon Sports, ngo azayigure. Ibintu rero bikomeza kugenda biba bibi cyane. Nyuma rero y'umukino wa PRFC, ubwo bakinaga umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, havuzwe ibintu byinshi cyane byagize gutya bituma n'abakinnyi ba Rayon Sports bakomeza gushyirwaho ibintu bimeze nk'aho bariye ruswa kuri uriya mukino. Aha rero bakavuga ko muri Rayon Sports bavuze ko byo none abakinnyi ba Rayon Sports bo bakaba bavuze ku byo kurya ruswa ya APRFC, bakaba bagize gutya bakabivuga bakabishyiraho umucyo. Dore nk'ubu mbabwire ko kapiteni wa Rayon Sports witwa Muhire Kevin yavuze ko ivuga ko hari abakinnyi b'ikipe bariye ruswa ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ngo batsinzwemo na APRFC bidafite ishingiro, asaba abafana n'abanyamakuru kubihagarika kuko nta mukinnyi wabo wabikoze. Rayon Sports rero yatsinzwe ibitego 2-0 na APRFC ku wa 4 Gicurasi 2025, bituma bamwe bakeka ko bamwe mu bakinnyi nk'abakina inyuma no hagati barimo na kapiteni batitwaye neza ku bushake, abandi bakavuga ko bamaze kumvikana na PRFC ngo kwizabagura umwaka utaha. Muhire Kevin rero yavuze ko ibyo ari ibihe bibi ikipe irimo, ariko bidakwiriye kugirwa urwitwazo ngo rwo gutera urubwa abakinnyi. Hanyuma rero akabasaba kwihangana ndetse no gukomeza kwishyigikira. Umutoza nawe Rwaka Claude, akaba uyu murabizi ko ari we usigaye utoza Rayon Sports, akaba yarasimbuye Robertinho, kubera Robertinho nawe afite ibyo ashinjwa n'ibintu birebire cyane. Uyu rero Rwaka Claude nawe yavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko hari uwariye ruswa, ashimangira ko we n'abakinnyi be bafite intego yo kurangiza shampiyona neza. Rayon Sports rero ikaba iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 53, ikaba kandi izakina na Rutsiro FC kuwa 4 kuri Kigali Pele Stadium ku mukino w'umunsi wa 26 bakaza bakina hariya ku itara nyine kuri Kigali Pele Stadium nimugoroba. Rutsiro nayo bazakina, nayo yavuzwe ibintu byo kurya ruswa ya APR, cyagiye APR yabakubitaga ibitego 5 ku busiyo nkuru narayikoze narayibahaye. Izi kipe zombi zirimo kuvuga ko kurya ruswa ya APR zombi noneho zikaba zigiye kwihurira. Ubwo ntabwo tuzi ibintu bizaba, gusa Rutsiro ikaba yaragize gutya ikagarura umuzamu wayo washinjwaga kurya ruswa ndetse n'umutoza, bakaba barongeye bakagarurwa muri ekipe, bakavuga ko nta kintu kigaragaza ko bariye ruswa babonye. Rero bakaba bagiye guhura n'ikipe ya Rayon Sports hariya. Murumva ko ikipe ya Rayon Sports nayo itorohewe, gusa ni intambara y'amagambo irimo kuvugwa ikomeje kurwanywa. Murabizi ko hano mu Rwanda hari ingeso yo gutegura igikombe atari ukuvuga ngo baragitegura mu kibuga, ahubwo bagitegurira hanze y'ikibuga. Yaba intambara y'amagambo, yaba kujya kugura amakipe bakajya kuyashaka bakayahereza amafaranga kugira ngo amakipe azitsindishe. Izo ntwaro zose zirakoreshwa kugira ngo bagire gutya babona amanota, yaba ku neza ku bubi n'ubwiza, byakwemera mbese bashaka ikitwa amanota 3 kubishoboka byose, yaba mu kibuga, yaba gutanga amafaranga hanze, yaba kugura amakipe ngo itsindishe, byose hano birakorwa. Ibyo bita ngo no kujya gushaka abaganga, abapfumu ngo kugira ngo babarogere barebe ko bazatsinda umukino, ngo bajye bagenda ngo barebe ibitego bizajyemo, bagenda ngo babidaha babikura mu izamu. Ibyo bakora ku ikare ngo bakoresha kayiko, bakagenda ngo barurusha kayiko ngo ibitego bijya kujya mu izamu ngo babikuramo. Ibyo byose ni ibintu bivugwa
muri shampiyona hano iwacu mu Rwanda. Ngayo nguko rero harimo ibintu byinshi cyane aka kanya ntavuga ngo mbirangize, ariko ibirimo kuvuga aka kanya nibyo ngibyo. Reka rero dukomeze dukurikirane n'ibindi byose biri kuvuga muri iyo kipe, cyane cyane ikipe ya rubanda nyamwinshi ya Rayon Sport. Turakomeza dukurikirana amakuru akomeza kuvugwa, gusa Rayon Sport ntabwo yorohewe, iri mu bihe bikomeye cyane kubera ko nk'ubu ngubu amezi abaye 3 abakinnyi ba Rayon Sport badahembwa. Namwe nimumbwire kuntu uwo mukinnyi umaze amezi 3 adahembwa ajya mu kibuga bavuga gusa ngo azahembwa prime, ngo naramuka atsinze umukino runaka, kandi abakinnyi bakavuga bati prime ni muyireke, nimureke kuduha amafaranga yagemaza amasiki kubera ko ngo twatsinze match, muduhe imishara yacu y'amezi 3 yose tumaze tudahembwa, twishyura amazu, imiryango yacu irye, tugira imbaraga zo kuza gukina turi motivated, dufite ikintu kidutera nyine imbaraga zo kujya gukina umukino. Bati mwebwe muradutuma imbere y'ikipe ya APR kujya gushaka amanota imbere y'ikipe ya APR ihembera ku gihe, twebwe twagiye tutariye tumaze amezi 3 tudahembwa ngo turajya kujya gukina umukino dufite imbaraga nk'iza APR. Murumva rero ko ari ibintu bitoroshye mu by'ukuri, ni ibintu bikomere ikipe ya Rayon Sport, ariko biranumvikana. Nta muntu n'umwe wakoresha utamuhemba ngo nurangiza umutuma umusaruro ngo mubwire yuko nawe azaguha umusaruro. Hakaba n'amagambo ubwayo y'ikinyarwanda yivugira ko umuntu mubeshya yuko umuhemba nawe akakubeshya yuko agukorera. Ngayo nguko bakavuga bati rero ntago muzabona umusaruro mu gihe cyose uzaba utahembye umuntu amafaranga ye ngo nawe ayakoreshe yumva tuje ari pose, hanyuma akora akazi kawe uko bikwiriye. Nibashakira amafaranga bahemba abakinnyi ba Rayon Sport kugira ngo bakomeze kuba bari motive, bakina imikino yose isigaye igera kuri 5, bashobora kureba ko bashaka amanota bagatsinda. Bitabaye ibyo amakipe nyine azajya anyura mu bakinnyi bamwe abahereza amafaranga, nabo bitsindisha babona amafaranga nakundi. Ngayo nguko rero, reka mbashimire mukomeza kugubwa neza. Ngende Emmanuel Nshimiyimana nkuko bisanzwe.